gupfukama n'ibihe byawe wakoze byagutera guhaguruka imbere y'iteraniro. Mwana aramubwira ngo mu myaka 7 nta cyaha na kimwe mfite, nta n'icyo nigeze nkora, sindamenya ibyaha n'ibisa nabyo, ahubwo nagiraga ngo ngukure mu isoni. Nta soni mfite rero uretse izi byaha. Tugiye gusenga. Zana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Yewe ibibazo byawe ntubibwire Yesu, zana ibikurwaye tubibwire Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda. Amen. Hallelujah. Yesu nashimwe. Hallelujah. 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 Ukazitera ukweramo wibuka ko Imana yagukijije urupfu uyu mwaka nuriye watambutse ndetse Imana iraguhumanuye nubikongera iminsi yo kongera uzitere. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Oh hallelujah. Bazabanyabyaha, bazabanyabyaha, babi baramwica. Nubwo afite izina ry'icyubahiro, hanyuma arazuka ajya mu ijuru. Nubwo afite izina, nubwo afite yahawe ubutware
bantumira n'umwigisha hanyuma batumira umuhanzi. Uyu muhanzi yatumiwe yarumvawe agace kamwe konyine ka refrain y'indirimbo bagira ngo ni umuhanzi by'ukuri. Hanyuma agiye kutwemeza neza aratubwira ati kugira ngo mbanze mpaguruka nze ayanjye bayashyira kuri Tigo Cash ndabanza nkayakira nkabona kuza. Uwo mudugudu rero wari wo mu cyaro nsanga hariho guteranya amafaranga yo gutegera cyangwa se yo koherereza umukozi w'Imana. Hanyuma tugize ibyaga duca 80 turayegeranya rero ubwo hagendamo na sensa zanjye ariko nimubona nge nzayamwaka. Noneho araza hanyuma maze kuza baratwakira banyakira n'umwigisha bakira umuhanzi. Murabizi ko abaririmbiro nibo babanzamo. Ajya imbere y'umucuranzi wa sente rero kandi nyine nibyo uko byogoshe niko tubisokoza. Rumva umucuranzi wa sente acuranga injyana bamuhaye. Satana twanyuze ingutiya Imana idodesha iribaya. Satana twanyuze ingutiya Imana idodesha iribaya. Ngiye kumva numva muri iryo teraniro bateye za haleluya zimwe z'imirambararo kubera iki? Bambaraga imyenda bita rugorubi cyangwa se bakita igisharayo ngo biterwa naho uvuka. Ni umwenda ibitenge byabo bitatu bigura 1000. Mu masaziro y'uyu mwenda uzamuka gutya ugenda wikunja gutya bizi wanyuze iruhande rw'imbabura. Noneho niyo myenda bambaraga turashima Yesu wadusirimuye. Iyo niyo myenda bambaraga kuri uwo mudugudu hanyuma bakambara icyo bita ingutiya bakambaza uwo mwenda. Noneho wareba ugasanga ni ibintu bitajyanye. Rero kumuririmbira ngo Satana twanyuze ingutiya Imana idodesha iribaya bahise babajyana mu mwuka wera kumva umuhanzi aradupfundikiye. Asubiramo baramubwira tuti twaguhaye indirimbo 3. Arongera asubirayo asubira ku mucuranzi wa sente. Satana twanyuze ingutiya Imana idodesha iribaya. Satana twanyuze ingutiya Imana idodesha iribaya. Satana twanyuze ingutiya Imana idodesha iribaya. Arayatujya 80 y'ubuginga turataha aradupfundikiye. Ariko twari turirimbanye ngo kandi umwami Yesu azagaruka azari gutwara n'icyubahiro. Turashima Yesu kari wa rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kuturengera. Mubwenga mbere twa Mukamabano Kosore ndi mwene Mpakaniye Teresifore na Mukabaziga Generoza mvuka mu murenge wa Gihunga ahantu bita Rusizi. Hanyuma ni Kigali kubera ko ariho nkomereje akazi n'amashuri. Navuze ngo amen. Navuze ngo amen. Navuze ngo ni Kigali kubw'impamvu unasa afite uko yaje. Njye nashifuze rero imbwiye ngo primaire wayigiye iwanyu hanyuma secondaire na kaminuza na maîtrise n'ibindi ubikomereje Kigali. Nari mpabaye kubera ko ariho nkomereje akazi. Rumva navukiye mu muryango ry'umuceri kuri Noheli tukongera tukarya umuceri Noheli yageze inkweto tuzambaye vuba. Mpari kubera ko ariho nkomereje akazi. Navuze ngo amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Rusi. Turasoma muri Rusi igitabo kiri inyuma y'abacamanza. Tangirira kuba barakubara utegeka Yesuba abacamanza Rusi. Turasoma muri Rusi dusome igice cyaho cya mbere some amagambo maremare hanyuma mvuge bike muri byinshi. Aravuze ngo Elimeleki n'abana basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu. Nuko umugabo w'i Betelehemu y'Ubuyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi. Niko namwe havuze. N'abahungu be bombi umwe yitwaga Maharoni undi yitwa Kiriyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'Ubuyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa asigarana abahungu be bombi. Barongora Abamowabukazi umwe yitwaga Orupa
undi yitwaga Rusi, bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Uwa gatandatu uravuze ngo Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo aze mu gihugu cy'Imowabu, asubire iwabo kuko yari yumviye mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Nawomi abwira abakazana be ati, nimugende musubire mu mazu y'abanyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko mwagiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira, baramusubiza bati oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawomi arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo, ni iki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu. Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti nabyiringiye, ndetse naho nabona umugabira ijoro hazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bigiye kuba bityo bakobwa banjye kuko mbabara cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orupasoma nyirabukwe Rusi we amubaha akaramata. Muvuge ngo amen. Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Bwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Mana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikinandukanye n'abatari urupfu. Uwiteka azabimpora ndetse bikabije. Abonye yuko baramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarika imitima n'abo bagore. Barabazanye bati, uyu ni Nawomi se? Arabasubiza ati, nimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye nuzuye, Uwiteka ngaruye ino narerereye. Munyitira iki Nawomi? Ubwo Uwiteka yanshinje shobora byose ko yambabaje. Nuko Nawomi agarukana na Rusi Umumowabukazi, mukazana we baturutse mu gihugu cy'Imowabu, bagera i Betelehemu batangiye gusarura sayiri. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Somye amagambo maremare, ariko bitewe n'iminota mfite ndagira mvuga ngo bice muri byinshi. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ko tuvugana ijambo mpaye insanganyamatsiko rivuga ngo amahirwe ya mbere yaragucitse, Imana iguha amahirwe ya kabiri, kandi mu mahirwe ya kabiri Imana ikomora ibikomere watewe n'amateka utagizemo uruhare. Mu by'umwisho bw'ingabo, amahirwe ya mbere yaragucitse, ariko Imana iguha amahirwe ya kabiri, kandi mu mahirwe ya kabiri Imana ikomora ibikomere watewe n'amateka utagizemo uruhare. Mu by'ingabo, iyi nkuru dusabye ni umugabo umwe bita Elimeleki na Nawomi. Bivuze ngo umwe yabaye umusore, undi ari umukobwa. Hanyuma igihe kiragera, Elimeleki yicaza ababyeyi arababwira ngo ntabwo binkwiriye ko nitwa inama kirambi, birakwiriye yuko nubaka urugo, hanyuma nanjye ngapima amahirwe. Iwabo baramwemerera, hanyuma abereka fiyanse. Mu bw'ingabo, haleluya, haleluya. Nanone haleluya. Ndabereka umukobwa bita Nawomi, baramushima, barabana. Bamaze kubana bagira umugisha. Turashima Imana yaduhaye kubyara. Turashima Imana yaduhaye abana. Haleluya, haleluya. Nanone haleluya. Ndabasoma imboga mu gishanga bita Namutirikanye, hano mu gishanga cyo mu Biryogo. Noneho kubera amateka nyine, kubera musi umwe nkazamuka numva mfite umubabaro mwinshi cyane. Noneho nkazamuka numva ko ngiye mu rugo ngiye kurira kubw'impamvu zanjye. Ariko nagera mu rugo kamwe kakantangira ati, Imana hakikundira rata
ntize turashima Imana duhaye abana Bibiliya iratubwira ngo nuko bagira umugisha barabyara abana babiri umwe yitwa Mahaloni undi yitwa Kiriyoni Bibiliya iratubwira ngo bari batuye mu gihugu kiri Betelehemu icyo Imana yagambiriye kera ko bazabamo haleluya Bibiliya iravuze ngo nuko inzara iratera imaze gutera muri iki gihugu umugabo n'umugore ngo bakora ikosa bagahanga Imana ishaka ko baba ngo bajya gutubaha Imana idashaka ko bajya nizo mpamvu tubabarire Mani turinde inzara mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Mani turinde inzara mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Zara yigeze ry'umunsi umwe ndaha bigasanze irya y'iminsi 3 iyi nzara imaze kurya noneho mpita ndasimbuka nsimbuka bariyeri mbona ari umugozi w'amapere arifuza ngo Imana iturinde inzara mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri inzara indira mu maso ndabira icyatsi mbonye bariyeri bitambara ari umugozi w'amapera hanyuma mpita nsimbuka maze gusimbuka ngo mu kigo cya gisirikare ndenze bariyeri bahungu baba musaza bazifata gutya ariko numva umwuka wera naje ifuje gutanga umwuka wera mwuka wera utagutunga amabona n'amataye hari aho inzoba yawe itakora hari aho uburanga butangira hari aho atayitangira hakabura umwuka wera amina haleluya numva umwuka wera ajeho mubiri nikomeye niwe wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twiba icyo twakora dushaka uruhuka wera Yesu wawutugeneye dushaka uruhuka wera Yesu wawutugeneye mu gihe ubona ko utagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabona ko uyabona n'umubiri wawe gusa utigaruka dushaka umwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka umwuka wera Yesu wawutugeneye ari bifuje gutunga umwuka wera mwuka wera utagutunga amatuza mwuka wera utagutunga amataye haleluya mwuka wera niba ukora imirimo ibi byose ni inyama dutwaje ibinonyo haleluya mwuka wera numvajeho numva nyangore y'akantu bahungu ba wa musaza bazifasha burya nanjye ngira manuka bigenza uko byogoshe niko tubisokoza ndavuga nti nyakubahwa fande ngewe ububona nje gusaba ku biryo arambwira ati hari muri resitora mwuka wera nzaho arambwira ati mubwira icyo bateka ndamubwira nti muteka akawunga na dodo iyo bidahari muteka ibishyimbo n'ibigori arambwira ati wayobye ndamubwira nti njye sinayobye harambwira ngo ko turi abasirikare babura iki inange ndiwe arambwira ngo ukora mu ihe batayo ndamubwira nti mu 108 uva ukuntu umuririmbyi yavuze yaravuze ngo mose n'intumirwa agiye gupfa nzagira ibyishimo bitavuga nzabona ihirwe ageze mu ijoro umuririmbyi ngo nzahora ndiwe mu bintu byose bize kubuza naho igihugu cyose cyaseka aravuga ngo ngenda umukristo icyo ni ikintu cyo gihumuriza umutima wanjye kikanyibagiza ibyago nkumva niwe umwami Yesu cyane biri muri njyewe n'ibiri muri we bihita bimenyana rangira ngo kandi hahirwa wihanganira ibimugerageza kuko nawe arakwemerwa azabikwa ikamba ry'ubugingo buhoraho ry'Imana data yasezeranije abayikunda ndarivuze ngo mwifuje gutunga umwuka wera abantu ngo bava mu gihugu Imana ishaka kubabamo ngo bajya gutura mu gihugu Imana idashaka ngo bajyangwa n'inzara ngo bakora ikosa bagezeyo bicarayo ngo batindayo dufite abantu batinze
ngo nabaha ngo mu buzima ngo budasambana urumva ngo ntabwo byava. Tugira abantu batinze ariko Imana atiretse asubira uwo baryamanye ngo baturayo ngo bakora ikosa ryo kujyayo bagezeyo ngo baratinda. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo nuko uyu mugore bukeye apfusha umugabo. Kimera cyarapfa n'abandi agakora ikosa ngafata abahungu be abashingira abamabukazi kandi cyaziraga nibuka guhuza abamabu n'abamabukazi. N'igihe abakobwa b'abati bamusinzirizaga bakaryamana nawe niyo nkomoko y'abamabu n'abamoni. Abahungu ngo bakora ikosa barongora abakobwa babo. Bibiliya iratubwiye ngo bidatinze kubera ko Imana itazahora irebera. Zaburi ya 50 yaravuze ngo uko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki? Shyira amategeko yanjye mu kanwa kawe. Ku bana bajura wishimira gufatikanya nabo, ku bana basambanyi wishimira gufatikanya nabo. Risoza rivuga ngo ibyo bintu byose urabikora nka kwibonera kibwira ko mwanya nawe. Bibiliya ikavuga ngo umunsi umwe nzaguhana mishyira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Reka mbibutse ko hari akaga gaterwa n'akamenyero kandi 2-3 mu rugo rw'umugabo burya ni agasuzuguro. Ndabizi ntabwo biryoshye ariko n'ubundi umuti uvura urabura. Mwemere mu nkorero. Haleluya! Bibiliya iratubwiye ngo bamaze gutindayo uyu mubyeyi n'abahungu be barongora abamabukazi. Bibiliya iratubwiye ngo abahungu nabo bukeye barapfa basigara ari abapfakazi. Uwa 3 gusa. Babwira umuntu washizemo ibyiringiro agira amagambo ameze nk'aya ngaya dusoma. Umuntu yashizemo ibyiringiro Zaburi y'irihimbano birashira. Ibyiringiro byamaze gushira umuntu asigara areba Imana ku rutonde rw'igitakoze. Byose gusa ataragira urutonde rw'ibyo Imana itakoze. Nazajya akora ku rutonde rw'ibintu Imana itakoze ujye umwere ku rw'ibyo yakoze. Kandi agira urutonde rwabo yanashanye ariko ntabwo ajya agaragaza urwo bamunesheje. Iyo umuntu yashizemo ibyiringiro asigarana amagambo yo gukomeretsa. Iyo umuntu yashizemo ibyiringiro asigara asanga amasengesho yo kubabarira Imana. Ubu dufite abantu bababariye Imana barayibohora barayibwira ngo ibi ntabwo babishobora kandi Imana yacu ishoboye ibintu byose. Iyo ikiza nta muntu ukingura, iyo ikinguye nta muntu ukinga, ivuze nta muntu uyivugiramo. Umukuru Dawidi aherutse kuyivuga yageze mu gice cya mbere yandika Zaburi aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane n'abakobanyi ntahagarare n'abanyabyaha. Aravuga ngo amategeko y'Imana akaba ariyo yishimira akajya abwibwira ku manywa na nijoro ashyiraho ikimenyetso bita bihwanye. Aravuga ngo mwene Enyima enda asikirima. Aravuga ngo mwene uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto igihe cyacyo. Aravuga ngo ibibabi byacyo ntabwo bijya byuma, ikintu cyose azakora kizamubera cyiza. Aravuga ngo ntabwo azigera atinya umwaka wacanye nk'amapfa. Ageze muri 23 aravuga ngo witeka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ajyana iruhande rw'amazi adasuma, ajyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Nyata inzira anyobora inzira yo gukiranuka. Ncitse intege asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzigera ntinya ikibi cyose kubera ko ndi kumwe nawe. Aravuga ngo kuko ishimwe yarunkaniye nibyo bijya bimpumuriza. Agera muri 91 aravuga ngo uwo mu rwihisho rw'Imana isumba byose azahora mu gicucu cy'ishobora byose. Aravuga ngo ndabwira Uwiteka ni ubuhungiro bwawe, uri igihome cy'inkingira ku manywa na nijoro. Ageze mu ijana arandika ngo mwabari mu isi yose mwe nimwinjire mu bikari byo muririmba, nimwinjire mu marembo yo gushima mumuhimbarize yuko ari mwiza. Agera mu 123 aravuga ngo data utwitabarire kuko abagaragu bahanga amaso kuboko kwa shebuja, abajana babagahanga amaso ukuboko kwa nyirabuja. Niko tuguhanze amaso kuko duhaza cyane igisuzuguriro cy'abahuza
kuruhukira mu mahoro yawe. Yandika 124 aravuga ngo haleluya haleluya. Maze kugera mu 124 yandika zaburi ikomeye aravuga yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwe. Abantu baduhagurukiraga umujinya wabo wacanga bakuriwe aravuga ngo baratugize bungure tukiri bazima. Agera kuri 6 aravuga ngo hashimwe Uwiteka utaradutanze kuba ku muhigo wa hashimwe Uwiteka utaradutanze kuba ku muhigo wa mbere. Uri kwasi bose hashimwe Uwiteka utaradutanze. Uri gutara amacupa muri uyu mujyi, uri gutara ibipapuro. Hashimwe Uwiteka utaradutanze. Disiplinima aravuga biringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo haruhanya iteka mbere. Aravuga nuko imisozi rwose i Yerusalemu niko Uwiteka abaza abantu uhereye ukageza iteka ryawe. Nanone haleluya. Yigeze atumuhamagara umunsi umwe. Murabyibuka Yesu amuhamagara yaramubwiye ngo kugize umurobyi w'abantu. Yaramukuye mu mafi, yaramukuye mu buzima bwo gupfundikanya aho yakoze. Yahoraga araba amafi. Yesu aramuhamagara aramubwira ngo ngwino kugize umurobyi w'abantu. Uwo munsi nibwo ifi zose zo mu nyanja zumvishe itangazo ry'umuhamagara Imana yahamagaye Petero. Petero gatumuhamagara asubira kuroba, asubira aho yahoze, asubira aho yahoze, asubira aho Imana yamukuye ngasubirayo. Ageze iyo ntiyagenda wenyine ngajyana na Yohana n'abandi ngo bagezeyo amafi yahita ababona ababonye ngo hari itangazo. Ifi zirabwirana ziti umunsi Mwami Yesu ahamagara Petero mubyumva yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo kugize umurobyi w'abantu. Ati hanyuma agarutse mu mafi kugira gute? Ngo zihita zikusha iryo joro ngo ziramwihisha. Bararoba ngo ntibagire ikintu bafata ngo bakeze umuntu. Kubera iki? Yari ataye umuhamagaro. Mwami Yesu hamagara inyenyeri mu mazina zikitaba arabimenya bamenye ngo bageraho. Ifi ngo zimubonye zimenya ko Umwami w'abami nyamugamburuza imigambi urugamba rugeze mu mahina amagambo ageze iwandabaga. Ndavuga rudatetereza abasenga amahanga yateranye. Giti kiganza amarumbo samitarumba gakinga k'amakuba rwunga mwanga abanyagirwa muhoza ababarira muhaza ababashombe shefu ushinzwe ijuru. Ifi ngo zihita zimenya kadakinga ntihagire umuntu ukingura. Ziravuga mu Mwami ni Umwami w'abami, mu nzira niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, mu byo kurya n'umutima utera imbaraga, mu byo kunywa n'amazi amara inyota. Ziravuga ngo yaje ngo zihita ziva ahantu zari ziri. Yesu arababwira ngo noneho nimujugunye iburyo ngo barubwo ku 153 buvuze ngo Umwami w'abami yaramaze irari rya buri fi yose. Muvuge ngo amen. Bibiliya tuvuga nuko ndamenya yuko Uwiteka yagenda ubwoko bw'iwe ngakabaha ibyo kurya. Ngamenya ko hari abantu bagumanye nawe, ngamenya ko hari abantu bihanganiye imibabaro, ngamenya ko hari abantu bamubaye akaramata. Ngabaha ibyo kurya. Nabone ngamenya ayo makuru ngafata umwanzuro wo gusuhuguruka ngakava mu gihugu agasubira mu gihugu kiwabo. Ariko ajyanye iki? Mbashize ibyiringiro. Jambo ryarambwiye ngo uko mumara nishima imibabaro mubwira n'ayo magambo ababwiza kanini uramuhine. Dufite abantu agahagarara akakubwira turabashanye, nakubwira nakubwira naho yakubyariye. Tugira abantu akakubwira ngo wababwanze nakwibwira. Ariko twe turi abakristo. Garahagarara abaha ikinyarwanda ngababwiza kanini uramuhine. Ababwira aya magambo dusanye arababwira ngo mva bako musubire mu mazu kwa basana ba nyoko. Yifata nka teramusi cyangwa agakombe k'abana. Tugira abantu bashizemo ibyiringiro. Tugira abantu
ibyo byatuma mubarinira. Arababwira ngo musubira mu mazu kwa ba so no kwa ba nyoko. Kandi ijambo ryaravuze ngo mumaranishe imibabaro, mubwirane ayo magambo, mubwirane zaburi n'ibihimbano, muvuge ngo amen. Yaravuze ngo nukore muhumurize abababaye, muhumurize n'abafite imitima ikomeretse. Ndababwira amagambo ya Kamerura Muhimi. Bibiliya iratubwiye ngo witwa Orupa avuga ati hari ubundi bwose kuva udafite umugabo mukurikiranye hirya. Dufite abantu baje kuri Yesu bazi ko atanga abagabo, iyo bababuze babacaho, ariko twaje kuri Yesu twiteguye ko azaduha ubugingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashaka ubugingo kuri uyu mugabo. Habakuki yabivuze neza, aravuga ngo naho imitini itataha izabibu n'izabimbuto mu gihe cyazo, aravuga ngo naho imirima yarumba n'amashaha agashiraho, Yesu ni umwami w'abantu. Mana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya. Kwirirwa utubwira ngo icyatumye udakizwa ngo ni uko nta mugabo. Umugore wita Ana azamushinja. Bibiliya yaratubwiye ngo yamaranye umugabo wa imyaka 7, umugabo amaze gupfa indi 84 mwayimara ari imbere y'Imana. Ubwo urumva uzahagarara imbere ya Ana ukavuga ngo umupfakazi. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngasubirayo aramusoma asubirayo, ariko rwose we amubaha akaramata. Nimuze tunamba kuri Yesu, nimuze tunamba kuri Yesu, na Rusiya nambye kuri Naome, Naoma mugiraho umugisha. Nimuze tunamba, nimuze tunamba kuri Yesu, nimuze tunamba, nimuze tunamba kuri Yesu, na Rusiya nambye kuri Naome, Naoma mugiraho umugisha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu ni wa nshuti, uyu ni wa rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kuturengera. Uyu wenyine niwe ugira urukundo rutarobanura ku butoni, ubundi abantu bakunda bitewe n'ibintu barengeho. Uyu wenyine niwe wamanitswe hagati y'isi n'ijuru, arambura amaboko aravuga ngo nirehereje amahanga yose, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze, nawe abajyanaga tukagira ngo uraza. Nguko uko waje kuri Yesu yamanitse amaboko hagati y'isi n'ijuru. Uyu niwe wenyine ugira urukundo. Amina. Niba dukunze birenga igipimo. Mugabo yaranshatse mbwira amagambo yayo nibavuga, rambwira ngo shari ishusho mfite hano umutima ari hafi, rambwira ngo mu mutima wanjye wowe uri number 1. Ngira ngo nibyo koko. Rambwira ngo ndagukunda birenga igipimo. Nta muntu ujya ukunda umuntu ngo birenga igipimo, keretse Yesu wenyine niwe wadukunda birenga igipimo. Afite icyubahiro mu ijuru, igitaramo gishyushye, abamarayika baririmba, abandi bacuranga indirimbo z'agahazo, bamucuranga nk'imisuma. Uwo wenyine niwe wadukunze birenga igipimo, kubera ko ubwo yadukunze yarushize mu bikorwa. Abona ko kubana n'Imana atari ibintu byo kugunirwa, aramanuka yinjira mu tubana mu rugo rero. Kumva Imana imbwiye ishuri nkagira 6 kuko nayigiye iwacu, nkagira ngo nzakomereza i Kigali yerekana ibindi. Kumva imbwiye iby'urugo. Tumarana igihe hari bubabwira, aranyitegereza arambwira ngo wamuginga akazi utera umwaka. Ubu munyitegereje mwateraniro ry'abera b'Imana mwe, ubu mubonye ntera umwaka. Ntabwo nteye imbabazi ubundi. Yesu wenyine niwe rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kuturengera. Uyu niwe ugira urukundo rutarobanura, uyu niwe wadukunze nta kintu arengeho. Ntiyigeze areba ku buranga cyangwa igihagararo, ntiyarebye inkomoko cyangwa aho duturuka. Enima Sherewini manda ya sika. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Itaya siri drama takini manda ya sika. Ya tita enima uyu wanyine ni wewe wakunze braya siri manda
Anyway, yes. Ukatishirije agatike hanyuma winjire mu gihugu cy'umutima undi uganire n'umutima ubaza ngo mbese mutima wanjye mfitiye Yesu ahantu atuye mfite n'ahaba Yesaya yarabivuze aravuga ngo dore kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyi nzira ifite kondisiyo gahunda n'ukwera no gukiranuka ngiyo atike yo kwera no gukiranuka bindi byose witujijisha yatita arima n'ukwera no gukiranuka muri radiyo 81 yaravuze ngo abasaga muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera iyo ataza kuba ari imyenda yera ko ari kujya muri amisho umuntu wese akagura ibihwanye n'agatani ariko nita enima ni ukwezi no gukiranuka ni enima ndayasika ni imyenda yera yataza kuba ari imyenda yera ko akadodesheje amabazi zarishe no mwerishe wakwambaye congo ariko nuko rero gukiranuka yaravuze ngo abagenzi baho baba arabaswa ntabwo bazayibona ntantare cyangwa inyamaswa y'inkazi bizayiboneka izabira babandi bamishe etitawe inyuma imanda isika bakamasa ibishura byabo mu maraso nabo ngabo Bibiliya iravuze ngo aramubwira ngo musubire mu masuka abasore ba nyoko urupanga aragenda ruvuga ngo n'ubundi byo bashakaga simbikubonyeho hanyuma Rusi amubaha akaramata amubwira ariya magambo dusomye aramubwira ngo nzabana nawe aramubwira ngo winyingingire kugusiga no gusubira twabanye ufite twabanye umugabo akiriho ubaga hari sinanguta aramubwira ngo winyingingire kugusiga no gusubira kuko aho uzaba niho nzaba aho uzajya niho nzajya uzabana niho nzarara aramubwira ngo ubwoko bwawe ingabo zawe ubwoko bwawe aramubwira ngo imana zizavunukanya n'abatari urupfu witeka azaba intore ndetse n'akabije ndashoje tuzasubira ningaruka nzababwira uburyo nyine Rusi yaje gushaka haleluya haleluya tugiye gusenga haleluya zatinya guhinguka imbere ye bazahinduka ubwoba gusa no kwiyamburira myambaro mibi Yesu arambiriye y'ubukwe. Hari umuntu utsinzwe n'urubanza ngo ahaguruke dusenge. Ibi ntabwo ari ibintu byo kwirirwa twinginga Imana ikumpera umugisha. Ntabwo ari ibintu byo kongera kwinginga ibyo byose urabikora Imana ikakubonera ukagira ngo ihanye nawe wafashe Imana nk'inyana ageze uyifata nk'itashobora waracogoye ufite ibyo wimitse haguruka dusenge kandi ntiwihagararaho dufite umugabo wacu yavuye i Cyangugu maze kuva i Cyangugu agurisha ibintu byose arahaguruka aza i Kigali bamuha impuguro baramubwira bati ntugere i Kigali muri Nyabugogo uyihagarareho hiyabaza ibyo yihagarara naho byose Nyabugogo ahagarara nshya barize barayitwara amafaranga yose barajyana n'ibyangombwa ahagarara nshya nuga barasara mubaza atabona kuboneye kuva mu gitondo kiza ukuguru kandi uri mu make aramubwira ngo njye birahagazeho ugati wihagarara ibiki barize ko bayitwaye undi mwana nawe umupasiteri batera hamagara baza kwa Yesu haburamo n'umuntu n'umwe mwana arahaguruka w'imyaka 7 haragenda arapfukama baramusengera ngo bamara kumusengera batashe bagezeyo mwana baza se aramubaza ati mwana wanjye ko nabona ipfukama n'ibihe
byaha wakoze byagutera guhaguruka imbere y'iteraniro. Mwana aramubwira ngo mu myaka 7 nta cyaha na kimwe mfite, nta n'icyo nigeze nkora, sindamenya ibyaha n'ibisa nabyo, ahubwo nagiraga ngo ngukure mu isoni. Nta soni mfite rero uretse izi byaha. Tugiye gusenga. Zana agahinda tugatura Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda tugatura Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Yewe ibibazo byawe ntubibwire Yesu, zana ibikugoye tubibwire Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi bwose. Nita Elima, ni wowe wenyine gusa ukinga ntihagire umuntu ukingura, ni wowe ukingura ntihagire umuntu ukinga. Iri teraniro abana barahagurutse bamanitse amaboko nk'ingabo zitsindiwe ku rugamba, twifuje kubabarirwa n'Imana bageze uko bidakwiriye. Hari uko twigize Imana y'amaboko manini, mufata inzandiko zose Satani yabaragesheje, dushanyagura uzita mu nyanja y'ukwibagirana, nurangiza uzamura ibendera yo kunesha. Turebera mu mbabazi, turebera mu mazi n'amaraso Mwami Yesu yaviriye ku musaraba i Golgotha, kubera ko yarebeyemo tamucira urubanza rubi, ahubwo umwita umukiranutsi. Muri aya mahirwe ya mbere ntabwo bigeze bakiranuka, hari uko twakiriye amahirwe ya kabiri. Muri aya mahirwe ya kabiri ukiza abantu ibyaha, muri aya mahirwe ya kabiri wibagiza abantu agahinda, muri aya mahirwe ya kabiri wambara abantu ibikomere batewe n'amateka batagizemo uruhare. Turagushimiye kubera kuri inshuti nziza, turagushimiye kubera kuri Imana ibabarira, tugukomeye abashira inkuru kuri umwami mwiza. Izina ryawe nihimbazwe, amen. Hanyuma ukora ibinyamugamburiza ibigambo, urugamba rugeze mu mahina, amagambo ageze uwandabaga. Ndavuga rudatekereza abasenga amahanga yateranye, giti kiganzamarumbo samba itarunga agakinga k'amakuba, ubwoko bw'abanyagirwa muhoza wabarira, muhaza wabashomeshe yafushinga ijuru, adutinisha azadutegera, azadutera iteka ikikurangire, nimuhumure ntituzagwa kuri arete. Amen. Amen. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ukoze n'Imana tugejejeho amagambo meza y'ubugingo, cyambere burya no gukizwa, ibindi biza nyuma. Tugeze mu kanya ko gutanga icya 10 n'amaturo. Agahinda tugatura Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda tugatura Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Yewe ibibazo byawe ntubibwire Yesu, zana ibikugoye tubibwire Yesu, iby'urugo rwawe ntubibwire Yesu, iby'imiryango ntubibwire Yesu, iby'abana bawe ntubibwire Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda
amen reka Pascal asengere